Amakuru ari kuvugwa cyane uwitwa super manager ashobora kwisanga yafunzwe imyaka 2. So izi ni zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zivugwa ku mbuga nkoranyambaga cyane, dore ko hari gucaho impaka za ngo turwane z'uyu mugabo ngo ni super manager ndetse n'uyu Rolenzo bakomeje kugenda bakozanyaho bya hato na hato. Dore ko nyuma y'uko habayeho ifungwa ry'abafana ndetse n'abanyamakuru ndetse na bamwe mu bayobozi b'ikipe ya APR, nyine murabyibuka saga iherutse kubaho ejo bundi, ntabwo nshaka kubisubiramo cyane. Witwa super manager yari yabigize inkuru ndetse ubona ko yanabyishimiye abantu benshi, ntabwo bakomeje kugenda banezezwa n'ukuntu super manager akomeje kugenda avuga, dore ko yari yamaze kuvuga ko ariwe ugiye guhita uba umuvugizi mukuru w'ikipe ya APR. Ngira ngo n'ejo bundi wenda naza kugenda nkunyurizamo utuvideo wumve ukuntu bihagaze, dore ko bamubajije no ku kibazo kijyanye n'uko akiri umuvugizi, akavuga ko rwose ahubwo we ari umuntu ukenerwa, ati igihe cyose bazamukenera, ati ariteguye kubera urukundo nyine rwinshi afitiye ikipe ya APR. Rero tuje muri saga n'ubundi ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi, nuko igihe byabaga akavuga ko ashobora kuba umuvugizi w'abafana, ari we nyine ugiye guhita uba umuvugizi w'abafana. Uwitwa Rolenzo yagiye on air cyangwa se yagiye live kuri radio atangaza yuko ibyo super manager yavuze atabizi, kubera ko ikipe ya APR adashobora kuba yayibera umuvugizi kubera ko atazi ibiva niyo byerekera. Ati ibintu by'umupira nta gitekerezo na gitoya abifite. Ufite ubushobozi bwo kuvuga mu mupira, bwo kuvugira kuri mikoro avuga ibintu by'umupira kuko ntabyazi. Icyazi ni ugutukana, kandi ntabwo umupira ari w'abashumba. Umupira ni w'abakunzi ba ruhago, abantu bari moderne bajijutse. Ntabwo ajijutse bihagije ku buryo yavuga ngo abanyamupira bamwumve. Ntibamwumvira, ntibamwubaha, ntiyabe influencer. Umusaruro wari ku cyumweru twarawubonye period. Nta kibazo. Sofu na Yakamwana nibura barakunzwe. Bashobora kuba badafite influence, ariko nibura barasetsa barakunzwe. Ariko nibura barasekeje. Na uriya si n'ukintu na kimwe avuga gisekeje. Ariko nanone aho bamurowarinze gutukana ibitutsi, woroherwa no guhubagura ibitutsi gusa, nta kintu na kimwe afite cyo kubwira abanyarwanda. Bamurowarinze cyane none kumujyanye na komediye aho ngaho ukabije. Komediye hari umuntu nanyibukije, uyu mugabo ntashaka no gusubiramo izina rye, yigeze kujya muri Musanze FC ya Trump akiyoboye Musanze, ahubagurika ibintu nka biriya biri aho ngaho, kwigira na Yua, nta kintu na kimwe arimo kumufasha. Trump ararakara, habuze gatunga mu kubitire muri stade rwose. Ariko niba abantu bose bakubwira ko kujya kuvugira kuri mikoro ngo urimo uravugira APR bitari ku rwego rwawe, uravuga ibintu bibishye, uratukana like uragresa, ubu uravuga ama insult, uravuga ibitutsi gusa, nta kintu na kimwe kiri reasonable ushobora gukura mu kanwa kawe. Niba aho hantu bakubwiye ko hafite intege nke zibukira, berereka, nta muntu ushobora byose. Rolenzo rero yahise avuga. Rero nk'umugabo utagira ipfana witwa super manager yahise amuzira, aramutuka, aramwandagaza cyane. Uyu mugabo ngo ni Rolenzo, biramubabaza. Muri uko kumutuka no kumwandagaza yagize ati uriya, ati baramwirukanye, ati hubwo igitangazamakuru cyamuhaye akazi nacyo gifite ibibazo, kubera ko nk'umuntu wirukanwe nko ku bigo birenga 2 byose harimo radio and TV10, murabizi ko ariho uwitwa Rolenzo yahereye, ndetse akirukanwa no ku kigo cy'igitangazamakuru nyine cy'igihugu. Ati uwo muntu ntabwo bari bakwiye kuba bamwakira. Ubwo yabwiraga SKFM kubera ko uyu bita Rolenzo niho asigaye akorerwa, niho yakomereje imirimo ye. So avuga ko rero kiriya kigo nacyo cyamwakiriye nyine ari icya fake cyane. Ati ntabwo bari bakwiye kuba bakakira umuntu nk'uyu nguyu, ndetse ndavuga byinshi cyane byababaje uyu mugabo bita Rolenzo, aho yavuze ko ari umutinganyi, avuga ko abantu b'abatinganyi nyine ari abantu babi cyane, ndetse ngo yari akwiye kuba yashyirwa ku karubanda nyine akicwa, kubera ko ngo ni ibyaha bibi cyane n'Imana yanga urunuka. Mbonera kubwira n'abacuruzi bakomeye, kuki mufata ubucuruzi bwanyu mukabushyira ku radio iriho umuntu iradiyo y'igihugu yirukanye ngo nibabashikorera amatangazo. Aho nturi ko kumwinjirira. Mbabarira, ntabwo ninjiriye. Yego, ntabwo ninjiriye. Nawe niba uri kumwe nabo ngabo ngenda vuga. Ntabwo ndi kumwe nabo. Ngewe ndavuze. Yesa turakorana. ndavuze ngo ya radio sinanayize ya radio yoborwa n'umuntu ufite iminwe ibyimbye wagira ngo arwaye ikibyimba ya radio wabyumvishije
nge mujye muceceka mbabazi sibyo ya radio umuntu barakwirukanye kuri radio 10 umuntu barakwirukanye kuri radio Rwanda biranazwi biranavuga kuri umutinganyi waranavunitse ugendera ku mbago bagutinga yarakiza ariko banza wumve ahantu hava amazirantoki we bahashyira iki yes ahantu hava amazirantoki we no bagushyira inuza bashyira mu no uwo ni umwaku bari n'abantu dukwiriye gufata tugafunga tukanica ahubwo tukabashyira kuri ku karaba tukabarasa. Rero ibi ngibi byababaje uwitwa Rolenzo, biramubabaza cyane kugeza ubwo yafashe umwanya nawe akandika ku rubuga rwe rwa Instagram avuga uti barashaka kunyica, ati rwose ndatabaza, ati nuko turi mu gihe cy'amagare, ati turi kwishimira intsinzi ariko batekereze no ku gahinda kanjye mfite kubera ko hari abantu bashaka kunyica bari kumururiza ngo nicwe, ese nakoze iki? By'ukuri ukumva nyine byamubabaje cyane. Ndetse uyu super manager agakomeza agenda bigarukaho nyuma y'uko abajijwe na The Choice Live ibijyanye n'ibyo yatangaje, ndetse agasubiza nyine ubona ari kwisobanura bya nyirarubesha, ubona nyine ari ubwoba bwinshi bwamutashye, agatangaza ko mu by'ukuri abo yavugaga atari abangaba ba Rolenzo ndetse n'abayobozi ba SKFM, kubera ko hari n'ibindi byinshi yakomeje agenda atangaza ku bijyanye n'abayobozi ba SKFM, avuga yuko ngo ari abantu batagira ubwenge, ari abantu batazi ibyo barimo. Ubwo uwo ni super manager, umugabo rwose navuga ngo utajya uripfana. Rero ibi ngibi bikaba ari ibintu navuga ngo bigize icyaha nyine bigamije gusebya ndetse no kwangiza umuntu mu bijyanye n'imitekerereze. Bino bintu rero witwa Rolenzo asohoye ikirego akajya mu nkiko, uyu super manager ashobora kwisanga mu nkiko ndetse akisanga yanafunzwe mu igihano kitari munsi y'imyaka 2 nk'uko amategeko n'ubundi abiteganya. Wenda ntabwo nshaka kwinjira mu by'ingingo wenda n'amategeko y'igihugu ngo mbisobanure byose kugira ngo ntaza no kuba nagutindira, ariko igifungo kigenewe umuntu nk'uyu nguyu ugerageza nyine kwangiza amarangamutima y'undi muntu usanga hafi ari imyaka 2. Nimba wari uzi ko nawe wajya kubikora ugafata umuntu ukamutesha agaciro ukangiza nyine ikinyanye n'amarangamutima ye, ni icyaha. Ibyo bintu bigize icyaha, agiye kukurega byagukoraho, ntuzongere kubikora. So rero ni muri urwego n'ubundi witwa super manager ashobora kuba yafungwa witwa Rolenzo aramutse abyinjiyemo, dore ko cyane nta hantu hagaragaza witwa Rolenzo arimo kumutuka nyine byeruye nk'uko uyu super manager yabikoraga. Nubwo super manager yari arimo kwiregura kuri The Choice Live nyine agaragaza ko harimo akantu kakoba nyine nawe yagize avuga ko mu by'ukuri abantu yabwiraga atari abangaba, ndetse avuga ko abantu yabwiraga ari abantu bakora ku gitangazamakuru cyo muri Uganda, ndetse avuga ko abenshi bagiye bava ku gitangazamakuru cy'igihugu ndetse no kuri za TV and Radio 10 bakajya gukora muri Uganda kandi basize babirukanye hano. Ubwo rero nimba uzi umuntu birukanye yo wenda uraza kutubwira, ariko ikigaragara cyo bino no kuyobya uburari. Rolenzo murapiki kavuga ko ushaka kumwicisha. Icyambere ngewe mgiye kuvugisha ukuri hano. Yego Rolenzo, yego. Sam Karenzi, yego. Mperuka gukorana nabo ikiganiro muri radio yabo. Yego, naho watangaje ko rero izatsindwa na singa idangira ngo. Urabye oya, natangaje mbere ntari muri radio ariko nabitangarije babanje kunyereza umunyamakuru wabo muri quartier. Yego, yego. Nyuma nibwo numvishije bantangiye bamvuga bagera naho banshinyagurira. Oya. Baravuga ngo ntabwo ari data wapfuye urabyibuka. Yego. Ngo ntabwo ari data wapfuye urabyibuka. Bagera naho bavuga ngo ndi umushumba. Ibyo byose biri muri interview zabo. Yego. Ngo ndi umushumba, baranutse cyane. Ngo ndi umushumba. Urumva? Baravuga ngo ndi umushumba. Ngo ntabwo umushumba akagiye mu by'umupira. Bavuze ibintu byinshi cyane. Babyibuka. Yego. Ngiye kubabwiza ukuri. Abo iyo interview navugaga ntabwo ari abo ngabo navugaga. Ngiye mvuye muri radio. Niba wumva iyo interview, umbwira ahantu hari iryo sina navuze Rolenzo, umbwira ahantu hari radio yabo navuze, ngewe ubugenza cyangwa mu mategeko ubutabera nzabihagararaho mbivuge. Ngiye navugaga mvuye muri radio bita Bukede. Yibugande. Wabibonye? Yego nabibonye uri mu. Ahubwo biraba wenda nka bya bine ngo nyiri cyayirukanka. Ntawe umuhamagaye se? Nawe umwirukanyije ariko utari umunyarwanda cyarwanda uzi ko cyari umwana. Ngo nyiri cyayirukanka? Ntawe umwirukanyije. None se abantu nabonye muri comment ntabwo nari mbizi binsomera. Ubwo se ninjye se yavugaga? Yavuga kandi ari video ari ngiye ari wowe ni kigano wakoranye na Big Man. Yashyizeho ya video yanjye yakoze na Big Man. Yego. Maskini ya Mungu, ntabwo ari baranavugaga. Nge nivugiraga Buganda aho mvuye. Ko ari abantu bameze bate? Nge nivugiraga Bukede. Bukede umuyobozi wa Bukede hari yabyimbye umunwa. Bukede y'Ibuganda. Nibyo navugaga. Yego. None numvamo ko harimo n'umunyamakuru buriya urabizi. Niba wunumva navuze nti
abacuruzi ni gute mutanga akazi ku muntu Radio Rwanda yirukanye Radio 10 none Radio Rwanda Radio 10 hari abanyamakuru benshi kuva zatangira gushingwa zimaze gusezerera muri abo rero hari abagiye gukora kuri buke dezahe za Uganda se urakoze cyane hari abanyamakuru ni ukuvuga abantu bakavuga bati supermanager ibimenyetso bavugaga ndakubaza hari izina nkumvishemo ry'umuntu ariko Rolenzo yigeze kuvuga muri case na Semuhungu niwe ubyibuka ubwo niba mwari mwabavuze ngese nabavuze mwarabavuze ariko icyo gihe case ndayibuka yabaye ndakubaza mwarabavuze hoja twe ntabwo twabivuze ariko ngiye cyo mubwira iyo case yabayeho abantu bahise babihuza ahubwo avuga uti ninjye wakareze ariko kubera dore se niba bashinyagurira ngo data niyapfuye uko so kunyina kumubyimba ndakubaza wa mukinga we nabwo tushiwe aca mukinga ndakubaza niba bagira bashinyagurira ngo data numva icyo si cyawo bwacyo ni icyanyine cyo gushina ibyo byihorere rero byihorere twaje imbere y'amategeko uyu musore yitwa super manager baramutse babyinjiye bashobora kwisanga ari mu nzego ndetse arimo gusobanura ibyo yavuze. So nta bindi birenze ngiye kukubwira ko ari ukugutangariza uko bigiye byifashe ku mihanda, dore ko muri iyi minsi hari iyo nkuru navuga ngo iri on the top, iri kugenda ivugwa cyane, ikomeje kugenda igarukwaho n'abanyamakuru benshi bakomeza bayitanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, ndetse uyu Rolenzo agaragaza agahinda kadasanzwe yatewe n'uyu mugabo ngo ni super manager. So mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali Heart Celebs Entertainment, amakuru yo nakagaruka.